Reka dushyire ibiganiro muri rusange tubikore mu matsinda, turaza kubigarura mu matsinda mu kanya. Tubahaye ikaze mu bitaro by'Akarere ka Kirehe. Nitwa Dr. Munyemana Jean Claude, ndi umuyobozi mukuru w'ibitaro. Turi kumwe na timu ku bitaro, turi kumwe namwe, turi kubona nk'abashyitsi, ariko mu kanya nimumara ko twibwira muraza kuba basangwa. Tuze kwemera uvuga avuga yicaye, hari ikibazo? Okay. Turi kumwe n'abagize icyo twita komite ncungamutungo y'ibitaro. Mu bitaro tugira inzego nyinshi, ariko urwego rureberera ikigo buri munsi ni komite ncungamutungo y'ibitaro. Turabizi neza ko ijwi ry'abanyamakuru rigera kure. Ubu dushobora kuvuga ibintu bikeya, aka kanya igihugu cyose kikarara kibizi. Rero turabashimira cyane kuri uyu mwanya mwafashe, kandi nge mbere mujya kuza nari nzi ko ari ibijyanye na HIV gusa, ariko numvishemo good news yuko harimo na malaria, harimo na igituntu n'ibindi bijyanye n'ibyo byose mukurikirana. Rero reka dushimire akazi keza mukora, munaniza amashyi nanone tubashimire na timu turi kumwe. Mbere yuko njya mu bijyanye n'agakoko gatera sida, kambinjize mu bijyanye n'ibigo by'ubuvuzi mu karere. Akarere ka Kirehe gafite ibitaro bimwe byitwa ibitaro by'Akarere ka Kirehe. Tukaba dufite ibigo nderabuzima bidushamikiyeho 19. Muri byo 2 bikorera mu nkambi ya Mahama kuva 2016, ibindi 17 biri mu mirenge 12 igize akarere. Tukagira n'amavuriro y'ibanze ayo twita poste de santé 42 mu karere kose. Hanyuma tukaba dufite abakozi mu rwego rw'ubuzima ufashe ibitaro n'ibigo nderabuzima barengaho gato kuri 800. Iyo ufashe ibyiciro by'abakozi bose bo kwa muganga, abadokiteri, abaforomo n'abandi. Ariko tukagira n'ikindi cyiciro kiri ku rwego rw'umudugudu cyitwa abajyanama b'ubuzima, kuko akazi dukora ntago twakageraho mu rwego rw'ubuzima tudafite abajyanama b'ubuzima. Kuko akarere gafite imidugudu 612, buri mudugudu ugira abajyanama b'ubuzima 4, bivuze ngo dufite abajyanama b'ubuzima 2448. So iyo ufashe iyo timu rero yabo kwa muganga 800 barengaho gato, kongeraho abajyanama b'ubuzima, nitwe tugize urwego rw'ubuzima mu karere ka Kirehe. Hanyuma hakazaho inzego z'ubuyobozi zidukuriye ku karere, kuri ministeri n'ikigo cy'igihugu. Mu bijyanye n'agakoko gatera sida ubwako, kugeza ubu dufite imibare ariko y'amaperiode atandukanye, wenda niyo turi buze twasangiza bitewe n'ibyo twateguye, ibindi turaza kubiganiraho mu buryo bwa rusange. Iyo turebye abarwayi dukurikirana bafite agakoko gatera sida mu karere kose, dufite abaturage 5,010, 5,010. Hanyuma ku bitaro honyine dufite abaturage 412. Hanyuma ibigo nderabuzima 19 nababwiye byose biteranyije bifite abaturage 4,598. Hanyuma bateranyije nibo bakora 5,010. Iyo turebye ku bigo nderabuzima bifite abaturage bafite agakoko gatera sida benshi, kuko mu bigo 19 ntabwo byose binganya. Ikigo gifite abaturage benshi gikurikirana n'ikigo nderabuzima cya Kirehe, ni nacyo gifatanye n'ibitaro, kandi ni nacyo gifite abaturage benshi gisereva, kuko akarere kagizwe n'abaturage bagera ku 2,460. Ariko iki kigo nderabuzima cyonyine gifite 2,045. Ari nayo mpamvu tubona kiri mu bifite abantu benshi 518. Hanyuma ikindi kigo gikurikiraho ni cya Rusumo, kiba mu murenge wa Nyamugari, kiri hafi y'umupaka wa Rusumo. Nacyo gifite population gikurikirana nini, ariko cyo kikaba gifite n'imiterere uko kiri ku muhanda munini, kikaba kinegereye n'umupaka. Cyo gifite abakurikiranwa agakoko 416. Ikigo cya gatatu ni icya Murindi gifite 404. Nacyo ni ikigo nderabuzima gifite igice kinini gikora ku mupaka, niho mu majyaruguru y'akarere ka Kirehe, mu gice cy'amajyaruguru y'akarere ka Kirehe. Hanyuma ariko kikaba ari nacyo kigo nderabuzima gifite umujyi munini twita uwunganira umujyi wa Nyakarambi. Iyo dufashe mapping y'akarere ka Kirehe, umujyi munini ni wa Nyakarambi, hano ibitaro biri,
kuri zone ya Karere kubaza Nyakarambi murahazi, hanyuma umujyi uhunganira n'uyu witwa Murindi uba mu murenge wa Nasho. Iyo turebye ikijyanye na incidents cyangwa se ubwandu bushya mu karere, ho twifashishije imibare y'ubukangurambaga duretse gukora mu kwezi kwa 9, twakoze ubukangurambaga bw'iminsi 14. N'ubukangurambaga twakoze tubisabwe na Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, cyane cyane byabereye mu ntara y'Iburasirazuba. Byagaragaraga ko mu turere two mu ntara y'Iburasirazuba 7 hari kuva contribution nini cyane mu gutuma igihugu kigira ubwandu bushya bwa HIV. Rero ku bufatanye n'intara y'Iburasirazuba n'uturere twose tuyigize, hateguwe ubukangurambaga bw'ibyumweru 2. Mu karere ka Kirehe twabukoze kuva ku itariki ya mbere kugeza ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 9. Ni naho turi bukure ibigendanye n'ubwandu bushya kuko niyo mibare ya hafi kandi twakozemo ibikorwa byinshi. Icyo gihe twapimye abaturage 15,750. Muri abo baturage 15,750 twabonyemo abafite ubwandu bushya bwa HIV 37. Iyo rero tubishyize ku ijanisha dusanga twaragize 0.23%. Iyo tubigeranije na incidence y'igihugu muri rusange muri general population, incidence y'igihugu ni 0.27. Ubona nyine nta difference nini iri significant hari, kuko akarere ka Kirehe ari 0.23, ku rwego rw'igihugu ari 0.27. Harimo difference ntoya. Iyo tugiye muri statistique ubundi nagare a very big difference. Iyo niyo mibare ijyanye na incidence. Ariko none iyo tugiye kuri prevalence ho no kuvuga ngo turebye abaturage bafite agakoko ka sida mu karere tukabigereranya n'abaturage bose b'akarere, dusanga ubwandu buhagaze gute. Byo tugendera ku gipimo cyabo dufite 5,100, hanyuma tukagabanya umubare w'abaturage akarere gafite 460 n'abaturage 860, hanyuma tugakuba 100. Iyo dukoze rero izo statistics ziri mayina zoroshye, dusanga prevalence y'akarere ka Kirehe kuri HIV ari 1.08. Kuri general population y'igihugu ho usanga kenshi ni 2.9 cyangwa 3.0, biterwa n'imibare y'igitsina gore cyangwa igitsina gabo, ariko overall mu gihugu ni 3. So turebye rero ku karere ka Kirehe vis-a-vis ya données z'igihugu ntago turi habi, ariko nanone kugira umuturage umwe mu baturage 100 afite agakoko ka sida murumva ni ikibazo gikomeye cyane. Ndi kugana ku musozo kugira ngo ibindi bize kuza kuba muri discussion n'ibibazo. Tujya tunareba ibigendanye n'ukuntu ababyeyi bashobora kwanduza abana babo ibijyanye n'agakoko gatera sida. Amakuru dufite ya hafi nayo kwezi kwa 10, naho mu kwezi kwa 10 ababyeyi bagiye bajya kubyara, bagiye ku gipimo bageze igihe cyo kubyara, twapimye ababyeyi 1,159. Muri bo 4 byagaragaye ko bari bafite agakoko gatera sida. Bivuze ngo iyo tutabamenya abo 4 hari ibyago by'uko banduza abana babo bari kubyara. Abo 4 rero bahwanye na 0.3% muri icyo cyiciro cy'ababyeyi baje kubyara. Bivuze ngo barabyaye ariko tutadukurikirana abana babo bakivuka, ndetse n'uburyo bwo kubyara haba ari ukuntu abaganga babyize. Kansoreze kuri bwa bukangurambaga navugaga twakoze mu kwezi kwa 9. Bwari ubukangurambaga buri ku rwego rw'akarere, bwatangijwe ku mugaragaro n'umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu. Icyo gihe yari umusigire kubera ko umuyobozi w'akarere ari muri konji. Tubutangiriza mu murenge wa Dore, ahantu hari isoko rinini rizwi nka Dore. Ku batahazi ni hafi y'urugabano rw'akarere ka Kirehe n'akarere ka Ngoma, ukirenga cyunuzi gato gatugera Dore. Twaganirije abaturage benshi batandukanye, ariko ibyo byari kubutangiza ku rwego rw'akarere, ariko no ku rwego rwa buri murenge hari igice cyateganijwe cyo gutangirizaho ubukangurambaga bwo kurwanya agakoko ka sida. Hanyuma mu bikorwa by'ingenzi byakozwe muri ibyo byumweru 2, icyambere birumvikana byari ubukangurambaga kugira ngo abaturage bamenye ibijyanye n'agakoko katera sida.
twagiye mu byiciro bitandukanye mu bukangurambaga, byaba mu bigo by'amashuri, mu makoperative atandukanye y'ubuhinzi, ay'ubucuruzi, mbese amakoperative ni general kugira ngo ntaza kurondora byinshi. Tujya mu byiciro by'abaturage basanzwe mu nteko z'abaturage. Akarere ka Kirehe dukora inteko z'abaturage buri wa kabiri na buri wa gatatu, biterwa n'umurenge n'igihe uzi bafite amasoko, bafite n'ibindi bikorwa. Muri ibyo byumweru bibiri twakoze ubukangurambaga mu nteko z'abaturage zitandukanye. Hanyuma kuko byari ibyumweru bibiri, twakoze uburyo ki bushoboka bwose ku buryo mu minsi 14 nibuze buri kagari kagira session 3, tugira utugari 60, nibuze ahakozwe ubukangurambaga bukeya bukaba ubukangurambaga 3 muri buri kagari. Urumva ko ibyumweru bibiri iminsi 14, ubwo iminsi y'akazi aba ari 10, ariko ubukangurambaga twe twarabukomezaga no muri weekend, samedi, dimanche. Hari naho twakoraga ubukangurambaga ku nsengero za kiliziya, ku misigiti, kugira ngo twizere ko ikibazo cyari cyagaragajwe na Minisiteri y'Ubuzima mu ntara y'Iburasirazuba kumwihariko w'Akarere ka Kirehe tube twagikozeho. Ni nacyo cyari kinini cyane ku bukangurambaga. Cya kabiri cyari ugupima, nk'uko nabisobanuye, twapimye abaturage barenga gatoya 15,000, nk'uko nari nabivuze, na 750, ari naho twabonyemo babandi bafite agakoko gatera sida. Ubwo ababonwagaho agakoko gatera sida bivuze ngo tuzatubajyana mu bigo by'ubuvuzi bigomba kubakurikirana kugira ngo batangire imiti. Muri ubwo bukangurambaga, kuko kwigisha gusa bitari kuba bihagije, no kubapima gusa ndetse no kubatangiza imiti ku bagomba guhabwa imiti, kuko amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC avuga ko tukibona umurwayi w'agakoko gatera sida mushya ahita atangizwa imiti. Mu cyongereza tubyita test and treat. Ubwo abo twase twatangiza imiti, ariko harimo abo twapimye bakaba negative, ari nabo benshi cyane ukurikije za pourcentage nabahaye, barenga 99.8%. Bo barigishijwe ibigendanye no kwirinda agakoko gatera sida, ariko kandi kuko tubizi ko harimo abo kwifata bigora burundu, dutanga udukingirizo. Muri iriya kampeni yose mu byumweru bibiri twakoze distribution y'udukingirizo 50,414. Utu dukingirizo twatangirwaga ku bigo nderabuzima, aho abantu baje gufata serivisi bari, tugatangirwa habaye awareness campaign, nimba ari mu kagari runaka abakozi bo kwa muganga bakora demonstration y'ukuntu udukingirizo dukoreshwa, hanyuma abadushaka bakatubasigira. Ariko ko hari n'ababa badashaka kutufatira ku mugaragaro, twashyizeho post z'ahantu umuntu ashobora gufata agakingirizo bidasabye ko ngewe mpari cyangwa umukozi wo kwa muganga hari, cyane cyane ku nzira y'umuhanda mukuru kuva Cyunuzi, Dore, Nyabigega, hano ku gasantere ka Kirehe, ugakomeza no muri Nyakarambi, Rwantero, komeza kugeza ugeze ku mupaka wa Rusumo, kuri uriya muhanda uri principal. N'ahandi hari aho twitaga high risk zone, nko ku dusenta tw'ubucuruzi tunini, hari anababwiye za Murindi, hari amasoko, ahantu hahurira amakoperative manini, ariko tuzi ko hari urubyiruko rushobora kujya mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Ni general dutanga udukingirizo 50,414. Ibindi byose ni ibiganiro twagiye dutanga, ariko tutaza gutanga imibare tutari shuwa neza kandi dufite president wabo bakurikirana. Ariko ku bikorwa byo dukorana nabo nari nabisobanuye ko ibikorwa cyane cyane bigendanye n'aba bantu bakora umwuga w'uburaya bikurikiranwa by'umwihariko n'ibigo nderabuzima bijyanye na catchment area yabo. Noneho mu bijyanye na sociale se twabafasha gute kugira ngo abagira ibyago bagasama inda zitateganijwe mu gihe bakoze uburaya, abana baterwa inda b'abangavu. Nirinze kuza kugisubiza kugira ngo tutaza gusubiza ibintu binyuranye n'akarere kandi ejo tuzaba turi ku karere kandi bafite ingamba zihamye. Cyamanzi na gihaye ukisubiza, icya Emilienne wa Isango Star ho byari ukwibeshya. Abafite agakoko gatera sida dufite mu karere ni 5,010. Hanyuma ku kibazo cy'urujya n'uruza rw'abashobora kwambuka bavuye Tanzania baje gusaka serivisi mu Rwanda, bakaba bashobora kuguma hanga tukaba serivisi. Ubundi akenshi
abantu bo muri Tanzania twakira ni abakoze impanuka. Iyo urebye sekita y'ubuzima n'ubuvuzi muri Tanzania vis-à-vis mu Rwanda, usanga abantu bakoreye impanuka muri Tanzania cyane cyane hari aho twita muri zone netre, n'ikira gice u Rwanda ruba rusangiye na Tanzania. Ariko nanone utambitse gatoya kuko hari n'abantu bava mu birometero 10-15 muri Tanzania, nibo dukunda kwakira bakoze impanuka, tukabacisha mu cyuma, tukabadoda bamwe, abandi tukabatransfera. Biranabagura kuko bo nta bwishingizi bwa mituweli bagira nko mu Rwanda. Ariko ikindi kiyongeraho nuko iyi miti irahenda, imiti yo kuvura ubwandu bwa sida irahenda. Iyo urebye imiti, cost y'imiti igenda ku murwayi umwe ku kwezi, nubwo twe mu Rwanda bayibonera ubuntu, harimo donation, harimo n'amafaranga y'igihugu kiba cyashoye. Sinekereza ko niyo twaba tubafite, nubwo umutekinisiye ari bubitubwire wenda ko tubafite, twaba dufite abo duha imiti yindi. Kandi no mu Rwanda target ari uko abafite ubwandu bwa sida nibuze 95% babizi, baba bafite access ku miti. Urumva na target y'igihugu ntago ari 100%, kuko bizwi ko harimo ndabo dushobora kubura, harimo bashobora kutunanira mu gufata imiti. Ariko noneho n'ubushobozi bwo gutanga imiti nubwo igihugu kibufite, sinzi ko twagira ubushobozi bwo gutanga imiti no ku bantu batari abanyagihugu. Ariko dufite nk'umuntu nabizi, abatekinisiye bamfashe ku kibazo cya umunyamakuru w'Ibendera TV, ntago nahise mfata izina rye, Anaclet. Ikibazo cy'udukingirizo ku mupaka. So ubundi udukingirizo nk'uko mubizi turi 50,414 navuze, ni udukingirizo twakoreshejwe mu gihe cy'ubukangurambaga kuva tariki ya mbere kugeza 14 z'ukwa 9. Ariko nyuma yaho udukingirizo twakomeje gutangwa yaba ku bigo nderabuzima, yaba mu kigo cy'urubyiruko cy'akarere cyitwa Yego Center, yaba mu cyo twita Youth Corner mu bigo nderabuzima bitandukanye, no muri outreach campaign zabaye zindi zitari iyi ngiyi yari izwi ku rwego rw'akarere. Icyo twakora wenda ni ukureba ku mupaka, kuko ni muri zone tubona ko iri danje kuri twe, kuko niyo turebye muri ya mibare y'ababaye positive, ikigo nderabuzima cya Rusumo kibarwa mu murenge wa Nyamugari bakontribuyeho cyane kugira abantu bagize HIV positive benshi. Noneho tukamenya punishment y'ahantu dushyirwa ihagaze gute, twafata iki ngo tuhongere twinshi. Siyo twakidukingirizo 500 dushobora kumara iminsi ngahe? Ese wenda kumwe twavugaga muri Tanzania nisiba bari bo batwitwarira kuruta abaha, niyo baba ari bo twakongera twinshi gute? Kuko kugeza ubu tutaba partner batwemera kuduha udukingirizo twose dukeneye. Icyo gihe ari ikibazo wenda cyuko reba ukuntu tuyashaka, ngorane na directeur wa santé, ejo tuzabituyafite. Ku kijyanye na Rewo, ku mibare yabo mu nkambi mwayibonye. Mu nkambi dufite ibigo nderabuzima 2, kimwe gifite abarwayi 327 n'ikindi ni 327. Nubanga ibigo nderabuzima 2 byo mu nkambi bifite 654. Ariko kubo mu nkambi ukuntu imitegekere y'igihugu imeze n'ikigo nderabuzima gishobora no guseriva abo twita host community, abaturage basanzwe bari hafi yacyo. Kuko hari nk'abo mu murenge wa Mahama cyangwa Nyamugari bashobora kubyarira mu nkambi kubera ariho service yo kuba service begereye. Nibi rero by'abahabwa imiti ya HIV bashobora kuba bahegereye, ariko baba ari bake cyane ku buryo more than 95% y'imibare duhaye ni impunzi. Ariko harimo umuturage bo twita host community birashoboka ko yahafatira imiti. So mfite rough estimation, ariko hari statistique zaje ejo bundi, kuko hari umuntu ukeneye kwitamenya prevalence ya HIV mu nkambi. Rwose ni ikibazo gifite umurongo. Hari statistique zatanzwe na Minema recently zigaragaza impunzi ziri muri buri karere. Nitwe dufite inkambi nini, mbere twavuga ko dufite hejuru 58, ariko hari statistique nshyashya na kwezi ziramara. Mushobora consultinga kuri Minema, yaba kuri Kirehe n'ahandi hari inkambi birazwe.
Murakoze cyane kambanze mbasuhuze muraho neza. Nitwa Mukandayisenga Janvier vice maire sociale. Abenshi ntago ari ubwa mbere tubonanye, hari n'ikindi gihe mwigeze kuza hano turaganira, abandi tugenda duhura mu bikorwa bitandukanye. Kongeye kubaha ikaze mu karere ka Kirehe, ubwa hasigaye reka tuganire. Murakoze cyane. Mu karere ka Kirehe dutanga serivisi z'ubuzima zitandukanye, kandi serivisi z'ubuzima ziratangwa haba mu nzego z'ibanze, haba kwa muganga n'ahandi hatandukanye nk'uko mwabyumvise, mu bajyanama b'ubuzima, mu bayobozi bashinzwe imibereho myiza guhera ku karere kugera ku rwego rw'akagari ndetse no ku midugudu, mu byiciro bitandukanye dutanga serivisi zitandukanye. Muri izo serivisi harimo iziri social, reka ndekenda ku iziri social zo gufasha abatishoboye, harimo serivisi zo kuvuza abaturage kwivuza indwara zitandukanye, harimo serivisi zo kwipimisha izindi ndwara zitandukanye zitandura, harimo serivisi zo gukangurira abaturage uko bagomba kwitwara ku bijyanye n'ubuzima, haba ubuzima bw'imyororokere, haba isuku, haba ku kwirinda indwara zitandukanye, uburyo bwo kwivuza. Izo zose turazitanga, haba mu bufasha bw'amafaranga, haba mu bufasha bw'ibikoresho, ndetse haba no mu bufasha bwo kwivuza nyirizina za ndwara zitandukanye. Nk'uko mwari mwatangiye, harimo rero by'umwihariko n'indwara ya HIV. Iyo nayo tuyitangaho ubufasha butandukanye, harimo kwivuza. Ni indwara koko nk'uko twese tubiziranyeho, ni indwara yandura biciye ahanini mu mibonano mpuzabitsina no mu bikoresho kwanduzanya, irandura biciye mu buryo butandukanye. Ariko nanone hari imiti itangwa igabanya ubukana bw'iyo ndwara ya HIV. Mu karere ka Kirehe natwe rero izo serivisi zirahari, aho iboneka ari uko bapimye umuntu bakamupima mu maraso, iyo ndwara ikagaragara yuko ayifite. Iyo amaze kugaragara ko ayifite, duhita tumuhuza n'abaganga, haba ku kigo nderabuzima, haba kuri hopitale, wa murwayi akarushaho gufashwa. Kandi iyo ari gufashwa n'ubundi bwa bukana bwayo buragabanuka. Afashwa mu buryo butandukanye, ahabwa imiti, ahabwa counseling, ahabwa ibiryo cyangwa se kumuganiriza gufata ibiryo kugira ngo bwa bukana burusheho kugabanuka. Izo ni za serivisi zitandukanye duha wa muturage wacu. Murakoze. Kugeza mu karere ka Kirehe inigenda cyangwa se mare dufite iri coded igera ku 5,000 n'abantu 10 mu karere kose. Ariko ntabwo twavuga ngo niyo gusa, kuko n'uyu munsi ubu hari abashobora kuba biyongereyeho nejo bitewe na gahunda tugenda dukangurira abaturage bacu zo kugana kwa muganga cyangwa se aho tubasanga tukabapima, cyane ko twavuze ko iyo ndwara iboneka umuntu afashwe amaraso, ntabwo ipimishwa ijisho, ntabwo umuntu arinda kumva ko yarwaye kugira ngo ajye kwa muganga, ahubwo anytime twahuje abaturage tukabapima cyangwa se bakagana kwa muganga bya bimenyetso avuze by'uburwayi bwe, hakabaho no kumufatira ikizamini cyo kugira ngo harebwe ko arwaye HIV. Iboneka rero twavuga ko igihe cyose yaboneka umubare ukagenda wiyongera. Serivisi tubaha rero nabibabwiye, icyambere ni ukumupima indwara yamara kugaragara tukamuhuza n'umuganga, kuko hari abaganga babishinzwe bafasha abo bafite iyo ndwara. Hari ukubaganiriza, hari ukubanza kubahuza n'abakansalazi, kuko akenshi iyo bamwe muri bo iyo basanzwe bafite iyo ndwara hari igihe bahura n'ikibazo cyo kutabyumva neza, hakabaho kongera kuganiriza ndetse yaba nagishidikanya, hakabaho no kongera kuba yapimwa kugira ngo arusheho kubyumva neza. Nyuma yaho rero atangira gukurikiranwa. Twabwiye ko kwa muganga hari abaganga iyo serivisi bayikoramo babishinzwe, babihuguriye, bafite amahugurwa ahagije. Hakabaho wa muntu gutangira kumushyira ku miti, hari ukumuhuza n'abajyanama b'ubuzima akajya asurwa kenshi, hari ukumuhuza na family, tuvuge niba ari couple y'umugabo n'umugore, hakabaho kubahuza kugira ngo nabo babana barusheho gupimwa. Izo ni serivisi tugenda tubaha. Hanyuma ikindi
hariho no gukomeza kubakangurira iyindi myifatire. Izo nazo ni serivisi. Ese umuntu ufite HIV agomba kwitwara gute bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, kagomba kuyikora ikingiye, bijyanye n'indyo, kagomba gufata indyo yuzuye bakabisobanurirwa, bijyanye no kugira isuku mu buryo buhoraho, bijyanye no kwivuza kenshi igihe cyose yakumva ubuzima bwe butameze neza, gukomeza kugana kwa muganga akagisha inama kandi akivuza mu buryo bwa vuba vuba kugira ngo bwa buzima bwe bukomeze kuba protected. Ikindi mwari mumbajije ni ikijyanye n'indatwa. Turabafite natwe mu karere ka Kirehe, buriya twamaze kuba secondary city, bishatse kuvuga ko tumaze kugira umujyi, kandi abakora umwuga w'uburaya kenshi nubwo no mu byaro baba hari bagenda babikora mu buryo butemewe, ariko hariho n'abamaze kwidekarara, natwe turabafite uwo mwuga bawukora. Icyo twamaze gukora ntabwo twavuga ko tubazi bose, ariko hari nka groupe tuba tuzi ku buryo tubahamagara tukaganira. Dukorana rero nabo ibiganiro byinshi bitandukanye. Hari abo twamaze kubumbira muri kumwishyirahamwe, twavuga ko ari nk'aga koperative, ku buryo bahuriramo bakaganira. Ikindi tugenda tubahuza n'abafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo abantu barusheho kubona amahugurwa, cyane cyane ko iyo tuganiriye nabo batubwira ko ari umwuga. Baravuga ngo dukora umwuga w'uburaya, ariko mu by'ukuri umwuga tuzi ko ari umwuga winjiriza umuntu kandi ukozwe mu buryo bugororotse bwujuje amabwiriza nk'uko agenda ateganya imyuga. Icyo twakoze rero kindi ni ukubaha amahugurwa ku bijyanye no kwiteza imbere kundi, hagashakwa undi mwuga bakora atari umwuga w'uburaya. Ikindi ni ukubahuza n'amahirwe dufite. Nk'ubu natanga urugero, mu murenge wa Kigina hari abagera kuri 5 tumaze guhuza n'amahirwe dufite. Dufite amafaranga ya VUP atangwa 100,000 umuntu amaze gukora umushinga. Tubafasha rero kwiga imishinga mito iciriritse ku buryo abo badamu rwose bari gukora umwuga wo gucuruza ibicuruzwa bito twita ubuconsho, ku buryo bigaragara ko hari icyo bagenda bigezaho. Ikindi twabonye kibabangamiye, abo badamu benshi abyaye 2-3 mu rugo iwabo yavuyeyo, ntashoboye gusubirayo, ntafite aho aba, akavuga ko kutagira aho aba bituma n'ubundi ajya gukora uwo mwuga kuko aragenda akabana n'abagenzi be mu nzu. Ariko nabo twatangiye kugenda tububakira, hari abafite ibibanza tukabubakira, ndetse n'abatabifite tumaze kuganiriza tukabashyira muri ya gahunda dufite ya human security issue, ijyanye no kubakira abantu badafite amazu, ku buryo nawe tumaze kumwubakira twamuhaye ikibanza cyangwa se niwabo gihari tukamwubakira, tukamufasha kwiyubaka, tumuhuza n'amahirwe ahari. Ntabwo ari ayo mafaranga gusa, hari na gahunda ya VUP y'abantu batishoye bakora imirimo ikomeye n'iyoroheje, ku buryo tugenda tubahuza nayo, cyangwa se n'indi mishinga tugenda tubona. Hari ukubaka inyubako zitandukanye mu karere kacu ka Kirehe, hari mu buhinzi dufite imishinga myinshi ikora muri irrigation, haba hariya Nasho murahazi, muri ETI Impanga, Nyamugari hari gahunda yo gutera ibiti, dufite imishinga ibyara amafaranga ku buryo abantu bajyamo bagakora. Hari uguca amaterasi mu karere ka Kirehe. Mu by'ukuri dufite abafatanyabikorwa benshi batuzanira imishinga itandukanye, ku buryo abantu iyo tubaganirije buri bose mu cyiciro cyabo, cyane ko batanganya imyaka n'ibibazo, tugenda tubahuza n'amahirwe ahari, tubona ko hari icyo bizatanga, kandi dukomeje gahunda yo gukomeza kubegera.